Derby nagikinwa iratsindwa Murenzi ati rwose abafana ba Rayon Sport muzaze. Murenzi yagiye gusura ikipe amaze gutembereza directeur technique mushya wabo mu munota umwe kutubera timu zivugwa mu n'abakinnyi bagera ku kibuga arababwira ati rwose naganiriye n'uyu muyobozi mushya ambwira uburyo yifuza ikipe ariko iyi kipe igomba kuba nziza duhereye ku mukino w'igikombe cy'amahoro duhereye ku gutwara igikombe cy'amahoro n'uvuga ngo Rayon Sport irafata igikombe cy'amahoro nka projection ya sezita uravuga bati nitukegukana abyibura tuzinjira muri sezitaha hari cyo twabonye two dufite tike muri confederation mu byukuri n'abafana barishimye sezo yarabaye nziza cyane. Ubwo rero amakuru avuga muri Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo basubukuye imyitozo biteguriye umukino bafite ku munsi wo kuwa gatandatu. Amakuru meza rero ku bakunzi ba Rayon Sport nuko abakinnyi batari bagaragaye ku mukino ikipe ya Rayon Sport iheruka gukinamo banganya na Gorilla bose baharira baje rwose uko bakabaye baba bacimanga bagarutse bakwizera Olivier Egishweka nawe arahari ni umuzamu rwose bari bishimiye kumubona mu myitozo cyane ko yaragize ikibazo cy'iryinyo bituma adakina umukino uheruka. Sumani nawe yagarutse na Sumani nawe yagarutse na Yusudianye no bamuri biragaragara ko umutozo yasaga nawe yanabaruhukijemo kuko nka Sumani nta kibazo cy'imvune ikomeye yari afite yagize ikibazo kino ariko bamutonetse gato cyane aravuga ati ruhuka uzagaruka umeze neza. Ubwo rero mu byukuri umukinnyi wenyine udahari kuri Rayon Sport ni Bangara ariko nubundi Bangara se bundi yarahari uvuga ngo nubundi ntabwo yarahari ko nubundi ntabwo ari kudakina no guhanwa nubundi ntabwo ava ko yarahari uvuga ugiye kwinjira muri derby Mugaragu mu byukuri abakinnyi bose wibuke ko Azizi Basane kuranya we yagarutse ubwo hanyuma Ruvuyanga mu mikino cyo tuvuga ariko tuye tuvuga Azizi Basane hari se nese ntiyakinira muri aracyasohoka se naga gisohoka ntiyakiniye muri weekend ze kuri match yagorera bangije kimwe gazajya nyuma ya match hanyuma Derby ya Rayon Sport na APR iri kuwa gatandatu isaha ntizwi ikibuga ntikizwi ibiciro ntibirasohoka. Ngewe mu ijoro ryakeye ndagerageje kubaza abantu ngenda mbaza hirya no hino nkoresha amatekinike agiye atandukanye y'ubutasi kugira ngo ndebe niba hari icyo nabona. Nabanje kubaza ikijyanye n'akanyenyeri kwanza mbere yo kubaza n'iby'ikibuga cyangwa n'iki byose. Ndavuga nti ncamo hirya no hino mu bajya babikora cyangwa se mu babegereye. Umuntu arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze ati natwe nta makuru urumva ahagije dufite kuko namubaje ntise gahunda imeze ite nta update ku byerekeranye n'amatike n'igihe n'uburyo n'igihe azagera muri systeme gahunda yose. Arambwira ati rero ati ubwo namubazaga ejo arambwira ati ejo ndumva tuyashyira hanze nta gihindutse. Ubwo ejo yavugaga n'uyu munsi ndavuga ni se ni kuri stade Amahoro cyangwa bimeze biti. Ati rero ati ibyo bintu bya stade Amahoro ati nicyo kintu kiri kubitinza atariko abayobozi bashobora kuza kurara babishoje ati bari mu nama. Ambwira ni nta kibazo urumva ndongera mu gitondo ndamwandikira ndavuga ni se nta makuru mashya n'ubu ngubu haramumereye nabi aravuga ati not yet ariko tuzakoresha nk'ibi ya derby y'ubushize. Ubwo nacyari ku matike ndamwe se derby y'ubushize ko asa nkaho hajemo utuntu akanyenyeri ka mbere kagapfapfana hakazamo ka kabiri ati nakaye kanyenyeri. Arambwira ati ni ka kandi nubundi kakanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego kanyenyeri ka Sam urumva kanyenyeri ka Uridi urumva ariya company niko yitwa Uridi nge ngita kanyenyeri ka Mugisha Sam urumva ako rero niko kazakoreshwa ariko ibya stade Amahoro n'ubu ngubu turacyategereje. Ariko se akse ko kazakoreshwa kuki bataragatangaza kugira ngo n'abantu batangire bagura amatike utaza umukino uzabera nk'ubu batangaje ko habura iminsi 4 kugira ngo umukino ukinwe bamaze kuvuga ngo niba uvuga ngo iminsi 4 ibura ubundi abantu bakabe baratangiye kugura amatike uko mbitekereza uvuga ngo umunsi bamenye amakipe azara ku mukino wa nyuma bari guhita bashyira amatike muri system abantu bagatangira kuyagura. Uvuga ngo kugira ngo wirinde ikintu cyo kuba akanyenyeri turabizi ko iyo kari gukoreshwa n'abantu benshi bari ku accessing iyo system hari ubwo imera nk'ifreezing tugatangira kubona message zivuga ngo kugura amatike byanze kubera iki abantu bari kubikorera icyarimwe. Uvuga ngo bagomba gutanga umwanya uhagije wo kukanda ku kanyenyeri abantu bagura amatike ariko ubu niba buri minsi bivuze ngo byibura babitangaje ku munsi w'ejo babitangaza buri minsi ngahe 3 iyo minsi mu byukuri ni mikeya
yo kuba abantu bagura nyine amateke mu buryo buboroheye. Ubwo rero bishobora kuba wenda hari ibindi bibazo bikirimo, kuko urabyibuka ko ubushize Stade Amahoro Rayon Sport yakira APR, ibintu by'utunyenyeri byaragoranye yo kugura amatike. Hariho n'abantu bose kugura tike byanze birangiye bategeye kureba match, urabyibuka. Bituma n'abafana bataba benshi nkuko byari byiteze. Kandi urebe igihe byari bimaze bivugwa, nyine nicyo kintu giteye ubwoba, ntabwo icyo kintu umuntu yakirenze ngo reba igihe byari bimaze iminsi bivugwa, ariko still bikaza guteza ikibazo. Urebe mu minsi 3 noneho yamaze ibyumweru 2 ivugwa, kandi akanyenyeri karamaze gutangazwa, kuko kari karabanje no gutangazwa mbere, haza kuza ibintu bya stade ngo ushobora kuba batazayibona, ariko kubiza kuranyira bayibonye. Kampeni ikorwa ibyumweru 2 kugira ngo urebe rero ko kuri Stade Amahoro bishobora kubigana bikigoranye. Ferwafa yabaye itangaje guhatana umwanya wa 3 ibigira ubuntu kuri Kigali Peri Muhazi Women Football Club na Kigali saa 6 n'igice kuwa 5 kuri Kigali Peri Stadium. Emini saa 6 mu Kadomo. Hama saa 9 n'igice Etincelle yasezerano na APR na Gorilla yasezerano na Rayon Sport bazakina. Kwinjira n'ubuntu. Urumva babitangaje kuri Etincelle na Gorilla n'ubuntu guhatana umwanya wa 3. Ariko ahandi ho barakubwira ngo harabura iminsi 4, ntibakubwire nyine ngo iyo minsi 4. Ariko nagashya mw'abantu match ya derby buri minsi 3 tutaza hizabera. Nagashya cyane, nagashya gusa sabwo ko ari ikibazo. Ibaze nk'ubu ngubu wenda tufate finale ya FA Cup bikagera kuwa 3 Man City na Chelsea tutazi ngo bazakinira he, n'abafana barabuze uburyo bagura amatike, tutazi ngo wagura itike uti. Kandi noneho ahangaha abantu bamenyerega ko iyi mikino y'igikombe cy'amahoro ni imikino ya federasiyo. Niyo mpamvu n'ama equipe nayo haba APR haba Rayon nabo barategereje nyine, barategereje kugira ngo barebe ikigomba kuva. Reka tujya guca ibintu ku ruhande. Ebwa ndamwe ngo dushobora kuza gukunda na Ferwafa, ariko sinzi ikintu kibazo cyo mu mupira wacu n'ibikorwa remezo ni. Urumva ikibazo ahantu gishingiye, baze gatoye mugana. Ikibazo ahantu gishingiye mudashaka gukomoza ni kuri Stade Amahoro. Iyi Stade Amahoro sinzi abayihawe ngo bayicunge, sinzi amategeko n'amabwiriza agenga iyi stade, ariko iyi stade ikomeje kuba ikibazo kubifuza kuyikoresha. Niho bigaruka ni impamvu Ferwafa ifite no gusohora ibiciro, iracyane gusiya stade cyane, baracyari mu biganiro, iracyane gusiya stade kuko stade si yabo. Barareba gufata iyi match bakagenda kuri Kigali Peri bakabona ni igihombo gikomeye, kandi kuko nibyo n'uguhomba. Urumva abacunga stade nabo baracyashyira mu mutsi nyine, bavuga bati mutanga aya mafaranga. Ferwafa nyine nayo iracyarimo kunegosiya, niyo kintu kirimo kwica ibintu. Iyi stade meruka mu nteko ishinga amategeko bavuga ngo basaba minisitiri kuzakora ibishoboka byose bakorohereza abifuza gukina kuri stade bakajya bayikiniraho. Izo nkuru zarakozwe, minisitiri yitabye inteko wa siporo. Tureye kugica ku ruhande rero, ikibazo gikomeje kuba ni Stade Amahoro itaccessingwa n'ubonetse wese. Ferwafa rero nyewe uruhande rumwe ndayumva, ibonwa n'umugabe gasiba undi ndayumva. Bakeneye amafaranga, iyi match n'icuruza mu gihugu, kandi izi mvune Ferwafa irazizi, kuko bura Ferwafa niyo yishyuriraga aya makipe yo mu gihugu cya Sudan ya mikino bakiriraga kuri Stade Amahoro, nibo bayisabiraga, nibo babijyagamo kugira ngo aya makipe muri Sudani akine kuri Stade Amahoro. Bavuga izo mvune barazizi, babanye nazo iyi sezo kugira ngo bayibone. Aho nabumva n'uruhande rumwe ni poor planning. Ntabwo ibintu byose bikora kuri deadline, kuko ntabwo iyi match ya Peace Cup batunguye. Ako iyi stade iragoye, ibaze aho bigeze ho na Ferwafa ishimaho bikagorana. Muri ako makipe tubyumva tugasanga Rayon Sport byagoranye, tuba bati ni ikipe, ariko na federation igeze ahantu ishimaho bikagorana. Urumva uburyo stade kuyibona wa mugani wayibona umugabo gasiba undi. Ariko uzi nk'amafaranga numvishe, neba mbyibuka neza nk'amafaranga numvishe, okay, agenda avugwa menshi bitewe n'uburyo wa negosi n'uburyo wakozemo ibiganiro. Ko ngo bari kuvuga ngo abantu baza batebya bavuga ngo Ferwafa iri kudiringa stade yifashishije Rayon Sport, ngo ishingiye ku byabaye kuri Rayon. Urumva igihe cya derby ngo ko Rayon mwayihereye kuri aya ngo twebwe mukaba muri kuduhenda. Uri kumva bango aba bavandimwe ba Q&A amafaranga ubaha abari guhera kuri miliyoni 40 ngo kuzamura. Uri kumva noneho ariko kandi kantu ngiye numvishemo noneho kateye ubwoba, amafaranga y'abatera nkunga y'abantu baza kwamamaza ngo ugomba kubaho 20%. Kandi uba mu babo nta ratanu ubonaho. None burango hari imyanya
zino za skybox na za executive seat Uba utemerewe. hari imyanya utemerewe bo biyishyuriza ubwabo. none z'abantu bakubwira ngo n'abazakora muri stade ntabwo ari abawe. Oya, bari nta ababo. protocol ufite nta kintu bari ababo byose bari ibyabo. wenda nk'ibyo byo nta kibazo kuko biba biri muri package n'ubundi muri za miliyoni 40. ariko ibaze kugira ngo uzishyure ariko habe hari imyanya kandi imyanya y'amafaranga menshi bo bari buze kwishyuriza batari buze kuguha bakavuga bati ahangaha ntabwo wemerewe kuhacuruza akaba ariyo bahacuruza. bavuga ngo wenda stade birumvikana ni stade ihenze pe urebye na maintenance yayo urebye abakozi byose bigendaho birumvikana ko bagomba kugira icyo babona ariko ngo bakazirikana ko ari ku nyungu z'abanyarwanda kurebera match muri stade Amahoro. Nubwo hari ikintu nabonye Q&A batareba ni inyungu z'abanyarwanda ni Q&A. urumva Q&A ngiye ikintu nyishinja ibyo kubungabunga iriya stade nabyo ni ingenzi. ntabwo twifuza kuzakina kuri stade umwaka umwe irimo umunyu ngo indi dusange umuswa warayiriye. stade ya Musanze ngirimo umunyu muri vestiaire umunyu mwinshi n'abakinnyi bambari yarimo umunyu. ntabwo twifuza kwenjoyinga Amahoro urumva se mu myaka 2 gusa ngo wa gatatu stade izaba yarataye ireme ntabwo tubyifuza. ariyo mpamvu iyo Q&A ica amafaranga kugira ngo stade ikomeze ibe nziza ikomeze iri kuri standard. ariko ngiye Q&A ahantu nyinenga ni sinzi niba nabwo ngo gusaba amatike masa no kutamenya abo usaba amafaranga urwego rwawo n'ukuntu bahagaze. urumva umupira wacu generally ntabwo uraza amafaranga menshi. Erega nyine aho ngaho nibyo yereyeho inteko ibisaba minisitiri twabivuze ibyo bintu nuvuga ngo ubushobozi buba buzwi gufata umuntu ukamubwira ngo mu mafaranga uzakuramo hano ngo uzaduha 60 niba ari kwijana amafaranga uzamamarizamo abaterankunga uzaba wagiye gushaka uzaduhamo 20 urareba ukabona nta kintu mu by'ukuri uzaba usigaranye. niyo mpamvu rero baciye muri minisiteri ifite siporo mu nshingano kugira ngo ibyo biganiro bikomeze. ariko ama equipe nanone aka kantu nubwo ari ikibazo ariko ari n'akantu ko kongera kubwira Ferwafa na minisiteri kongera kwitekerezaho no kongera kwicara kugira ngo bongere kuganira. utagira ngo ubungu ama equipe ntihari ama equipe byishimiye nk'aya ama equipe akomeye baravuga bati Ferwafa wenda twajyaga tuyibabwira tubafasha ngo mudusubire stade mukagira ngo turi kwiriza reka rero namwe bibabaho wenda turebe ko utaha byazakosoka. ubwo rero ikintu gihari mu by'ukuri abantu bati mushimira ahubwo rero naperi zibasha kubikora kare ariko nanjye ari umutara mubimbwiye wende ko bimeze ati rero naperi ngo ntabwo zisanzwe zarashize. ubwo rero abavandimwe ba Q&A ni stade muri rusange n'igikorwa remezo ari indirimbo muri gakondo bajya bavuga ngo twaje tuje kubahoza ntago twaje kubahogoza. Bamwe stade ntago yaje guhogoza abanyarwanda kubera amarira no kutishima ahubwo yaje kuduhoza. Ako so federation yavuze amafaranga yishyura stade nabyo biratangaje. si ikibazo cyo federation oya hano biraza kurangira n'ubundi kuboko kwa ministeri kugarutse ikibazo cyo kuyabura no vuga ngo bari planning bibuka ko turi mu mpera z'ingengo y'imari nyine bibuka ko nyine bari planning ariko none byo bikagaruka hano kuvuga ngo iyo hazaba finale ya FA Cup ubizi ko izabera Wembure cyane none kuki Ferwafa utavuga ngo finale tutitaye kuzaba ngo hazajya Etincelle na Rutsiro niki no bitangaza bikaba ari nk'umuhango nyine ruvuga ngo wakabavuga ngo finale demi finale niba hari zizabera ahangaha cyangwa se hazabaho mandawe ariko finale ugatangira nyine kwa kuntu planning kuvuga ngo urabona nko Rwanda Premier League yatangaje uretse yatangaje amatariki yakiri kare bavuga ngo n'igihe izasoreza nubwo nabyo habakirimo icyo dute yo kuvuga ngo ese uko bizakurikizwa wakavuga ngo igikombe cy'amahoro kizatangira itariki niyi ariko finale izabera utite kuvuga ngo hazaba hageze ha penalty cyangwa hazaba hageze Rutsiro road to Wembley road to Stade Amahoro ko bizi ko ibyo murimo byose bizarangirira bikabizwe igikombe cy'amahoro Stade Amahoro ari nzima yemerewe gukoreshwa ariho finale igomba kuza kubira. Rero ibyo ngibyo byakabaye muri bya planning tuvuga ngo niba twatangiye nkuko ubuyobozi komite ya Fabrice ivuga ko umupira w'amaguru bashaka kujyana mu rwego rwa pro ari mpamvu buri gihe a project mu gikombe cy'isi ni wajya mu gikombe cy'isi cy'abatoya cy'abagore cyangwa se kuzana igikombe cy'isi utari smart udaplanninga ibintu navuga ko biri ku murongo. Niba rero iyo projection no mu gupanga aho imikino izabera tube smart uvuge ngo finale y'igikombe cy'amahoro 27 izabera miliyoni 60 reka nizo ziri kuvugwa
ngo bashaka bari gushaka kugira ngo match habere. ariko at any cost match igomba kubera mu mahoro. cyane nayo irarengera Federasiyo rwose noneho rero abasi ikibazo federasiyo ubwo nta kundi no gutanga amafaranga niyo ari kuvugwa. urumva ahubwo bakore kampeni kugira ngo bazazigaruse ariko batangira gukora kampeni hakiri kare urabanzura kampeni kandi match yageze barayikora kandi mu kampeni turi kuyikora ko match ihari. bwira